nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bakristo bavandimwe, muri iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu Kristo Yezu akuzwe, nje kubaganiriza ku bantu bashobora kutubera urugero rw'ubutwari mu bihe bikomeye. Abo nta bandi ni abaho Imana y'u Bugande, ni abaturanyi bacu, n'abavandimwe bacu ba hafi cyane. Bene wabo nibo batuzaniye, baherekeje abapadiri bera batuzanira ivanjiri hano mu Rwanda, kuko niho babanje. Ntabwo mbashe gutegereza igihe tubizihiriza. Mu by'ukuri mu kwa gatandatu bizihirizwa ku itariki 3 z'ukwa gatandatu hose hamwe, nubwo bose atariho bagiye bapfira. Ntabwo bose bapfiriye uwo munsi umwe, ariko benshi iteka ryo kubica babatwitse, abenshi bapfuye ku itariki 3 z'ukwa gatandatu. Uganda yamenye ivanjiri kuva mu mwaka w'1879, izanywe n'abapadiri bera babiri, aribo Simon Luther na Leon Leeuwenhoek. Bahingukiye mu gace ka Entebbe, bakirwa neza n'umwami Mutesa, abemerera kwigisha ivanjiri no kubatiza abemeye nta kibazo. Nyamara nyuma y'igihe gito batangiye kubona umwuka mubi hagati yabo n'umwami, ndetse barahunga kuko batinyaga itotezwa, ko bamererwa nabi. Bamara imyaka 3 yose batagaragara mu butumwa. Nyuma y'iyo myaka 3 rero umwami Mutesa yaje gutanga, hanyuma asimburwa n'umuhungu we Mwanga. Yozefu Mukasa wakoraga ibwami, imirimo y'ibwami, niwe wabaye hafi cyane y'abapadiri bera, nkuko yarabihawe n'umwami kugira ngo ababe hafi. Hanyuma umwami Mwanga rero amaze kwima ingoma, yiyegereje cyane abapadiri bera, abahamagara bava aho bari bari mu buhungiro. Hanyuma bafashijwe na Yozefu Mukasa wari hafi mu byegera by'umwami, bakomeza imirimo wabo wo kwigisha gatigisimu, babatiza abana benshi. Nyamara abatware n'abandi bakomeye ibwami batangira kubagirira ishyari, kubera ko abakristo, abana bari bamaze kumenya ivanjiri, bagiye bitaza umwami mu byifuzo bye by'umubiri yari yaramenyereje. Yarumva yari umutinganyi. Rero ntago bihanganiye ko bakomeza muri icyo cyaha. Babwiza umwami ukuri bati, Kristo twemeye ntago twemerera gukora ibyo ngibyo, ni amahano, Imana ibyanga urunuka. Ntabwo rero umwami yabyakiriye neza, ariko noneho no kwenyegeza umuriro kwabo bari bamukikije, bamubwira bati aba batangiye kugwigaranzura, nibigaragaza ko abakristo bagiye kukwambura ubwami, baje kubashaka kuguhirika ku butegetsi bwawe. Icyo gihe rero urumva ko umwami yahise agwa muri icyo gishuko cyo kumva ko kuko ba bantu bamwitaza batakivuga rumwe nawe, kuko bashobora kuba bamufiteho imigambi mibi, ko abo bapadiri bera bari kumuyobereza abana. Nuko rero hatangira itotezwa ry'abakristo rikomeye. Muri iryo totezwa ry'abakristo hapfuyemo abagatolika 22 n'abangirikani 23. Yozefu Mukasa niwe wa mbere wishwe mu bagatolika, aciwe umutwe, umubiri we barawutwika tariki 15 z'ukwa 11 1885. Umwami yibwiraga ko aciye intege abakristo, akavuga ati ubwo umukuru wabo wari ubayoboye mwishe, bera n'abandi baragira ubwoba, bacika intege bo gukomeza imirimo yabo yo kubwiriza, yo kwigisha gatigisimu. Nyamara aho gucika intege, ahubwo wagira ngo amaraso y'uwo mu maritire yahise mu by'ukuri koko aba imbuto y'ubutagatifu y'ubukristo ku bandi benshi, kuko bwakeye abigishwa 12 babatizwa, hanyuma muri icyo cyumweru habatizwa abandi 500. Cyabaye nk'igitangaza. Hanyuma rero Denis
Dionisio Sebugwaho, Andrea Kagwa, Achille Kiwanuka na Posiyani Ngondwe nibo tugiye kuvugaho uburyo bagiye bapfa nabo muri iyo minsi. Tariki 25 z'ukwa gatanu 1846 umwami Mwanga yishe Dionisio Sebugwaho wari ufite imyaka 14 amaze kumva ko nawe yarimo yiga gatigisimo. Kuri 26 z'ukwa gatanu atangaza iteka ryica abakristo bose babatwitse. Uwo munsi Andrea Kagwa nawe acibwa ingingo maze aratwikwa. Achille Kiwanuka n'abandi 14 bose bacirwa urwo gupfa, babazirikanye umugozi barabahambi babagenda bashoreranye. Hanyuma bari mu nzira bagana Inamugongo aho bagombaga kwicirwa, bahura n'uwitwa Posiyani Ngondwe. Nuko abishi baramubaza bati ese nawe waba uzi gusenga? Aravuga ati cyane. Ako kanya bise bamuca umutwe bamutsinda aho ngaho, batiri bamushorera hamwe n'abandi. Mu baciriweho iteka bagomba gupfa ku itariki 3 z'ukwa gatandatu batwitswe harimo na Charles Rwanga na Kizito. Charles Rwanga akaba umuntu ukorera siporo cyane yo kwiruka, yari umwatlete, akaba yarafite abandi bana benshi ashinzwe kwigisha iby'ibwami, ibyo byo siporo yakoraga, ariko rwihishwa akabigisha gatigisimo. Umwami yategetse ko yicwa urw'agashinyaguro kurusha abandi aho abimenyeye. Igihe umwishi we acanye umuriro wo kumutwika, ashatse guhera ku birenge, yagenda akongeza buhoro buhoro kugira ngo amushinyagurire. Charles Rwanga yaramubwiye ati kuntwika kwawe ni nko kunyogesha amazi. Aho umuriro utangiye gutwika umutima, mbere yo gushiramo umwuka avuga nk'uyongorera ati mana yanjye, mana yanjye. Iyo numvise ubumaritiri n'ubu butwari bitabinyibutsa no mu gitabo cy'Amakabe cya 2 umutwe wa 7, aho tubona umuhungu nako umubyeyi umumama, donc umubyeyi w'umugore n'abana n'abahungu be 7 bose bapfuye bahowe Imana kuko bari batakomeye ku mategeko yayo. Hanyuma baremera barapfa. Mama wabo akabatera ubutwara ati mwana wanjye atizi ingingo z'umubiri ubona zaterateranyijwe mu nda yanjye ntabizi, ubaho waguhaye izo ngingo z'umubiri rero niwe ntabwo ugomba kumwihakana. Numvise ubwo butwari bwo mubyeyi, numva ubutwari bw'abo basore, numva uburyo basubizaga abishi babo bati uri kwangiza imibiri yacu ariko ntacyo ushobora gutwara ubugingo bwacu. Numva binteye imbaraga, numva natwe byadutera imbaraga zo guhamya Imana yonyine yabidushoboza. Mbona ko umaritiri ari ingabire ikomeye, ntabwo umuntu yakwangishwa ngo avuga ati ndumva nshaka gupfira Imana, ahubwo ngira ngo igihe kigeze ni waratorewe iryo kamba ry'umaritiri, Imana iguha imbaraga zo guhamya kugeza ku munota wa nyuma. Undi mu bamaritiri bazwi cyane n'umwana Kizito wari ufite imyaka 13. Yabwiye Charles Rwanga ati mpereza ikiganza cyawe kugira ngo ntagira ubwoba. Nuko Charles Rwanga aramusubiza ati ni hano tugiye kubonera Yezu. Mu gihe babaswikaga bavugaga isengesho rya Dawe uri mu ijuru, abishi bakamenya ko bashize mwuka mu gihe bari batakibasha kuvuga. Uwa nyuma mu bahowe Imana ni Yohani Mariya Muzeyi. Niwe wishyiriye umwami arambiwe kwihisha ngo adahorwa Imana, nyuma y'igihe kirekire yumva ko agomba guhamya kwemera, avuga ati nzatinya kugeza ryari. Nuko yaragiye rero bamuca umutwe, umubiri we ujugunywa mu ruzi. Andi mazina y'abamaritiri na Adolphe Ludovico Mukasa, Ambrosio Kibuka, Anatole Kirigwayo, Atanazi Bazikuketa, Bruno Seronkuma, Yakobo Buzabari, Gonzaga Gonza, Javira, Luka Banabakintu, Mathias Kalemba, Mbaya, Tuzinde, Mgaga, Mukasa, Kiriwanu, Noe Mawagari. Abo bose uko ari 22 twavuze haruguru bahowe Imana, bahamya kugeza ku munota wa nyuma. Ku itariki 13 z'ukwa 8 1912 Papa Pio wa 10 mutagatifu niwe wabashyize mu rwego rwa 2 mu nzego zo gushyirwa mu rwego z'abatagatifu, urwego rw'abavenerable, ashyiramo Charles Rwanga na bagenzi be bose. Hanyuma baza gushyirwa mu rwego rw'abahire ku itariki 3 z'ukwa gatandatu 1920.
bashyirwa mu rwego rw'abatagatifu na Papa Yohani na Papa Pawulo wa gatandatu tariki 18 z'ukwa 10 1964 mu gihe harimo konsili ya kabiri ya Vatikani. Mutagatifu Kizito na Mutagatifu Charles Ruhanga bagizwe abarinzi b'urubyiruko rwa Afurika. Andrea Kagwa ngira ngo ubu ngubu ni umurinzi w'abakateshiste. Icyo nazirikana kindi abantu badakunze kuvuga cyane kuri abahimana y'Ubugande, tuzi ko kenshi tuvuga ngo baho yuko bahamya Imana ko bemeye Imana, ariko urumva ko imbarutso yabyo nuko banze ubutinganyi. Nagira ngo rero muri iyi si irimo ibwemera cyane dusabire abari muri icyo gishuko, nabo n'abana b'Imana, Imana irabakunda, Imana irabategereje, dushobora kwiyambaza abatagatifu abahimana y'Ubugande bakadufasha mu kubazirikana no kubasabira, kuko babari hafi kurusha abandi kandi banga icyo cyaha kurusha abandi, kuko bagihowe bagahorwa Imana bacyanga. Numva nshaka kuzirikana ka karirimbo cyo turimo ngo dusingiza abahire abadahemuka banogeye Rurema, intwari zatabarukanye ishema n'isheja. Hasingizwe Imana, abareka n'abatagatifu bayo.